Turabasuhuje aho muherereye mwebwe mwese abari hirya no hino ku migabane yose y'isi. Tubahaye kaze hano ku Isukari Online TV. Kudakeye Ndakeye ese Pahoro naka Ikaini kira kiganiro cabo wemera ko cabayeho cange umva ari amakuru asanzwe? umva nk'amakuru Ubitewe niki? tewe nuko ndabikurikirana. Ese no kuvuga ngo udakurikirana nabyo ntibyabayeho? Na makuru nyine oyahamya kuko yazi. Tubaye kaze rero kugira ngo tuje kubana namwe. Turi kumwe n'umutumire wacu ni Mama Apostle. Reka aje kutwibwira hanyuma tuje gukomeza tuganira. Ni umwanya muto uje kubana natwe. Tuguhaye ikaze wibwira badukurikira. Amazina ni Nyamuco Nyamboneka Aime. Tuye mu Bugande. Ndi umumama ndubatse. Murakoze cyane. Mama Apostle Nyamboneka, mumeze neza? Tumeze neza. Iyi shene uriho uyu munsi urayizi? Ntabwo nyizi. Nibwo bwa mbere kuyikorera. Nibwo bwa mbere kuyikoreraho. Hari ibikoresho abantu bagira mu rugo. Igikoresho ca mbere kijanye n'ibintu by'imirire bifasha ibyo abantu bafungura, haba kunywa cyangwa kurya. Ni ikihe gikoresho cyane gikunda gukoreshwa kitakunda kubura mu nzu kijanye no gukora ibintu byo gufungura? N'amazi. Icya kabiri? Icya kabiri ni umuriro. Icya gatatu? Icya gatatu nyine urumva bigenda bihurira, ariko ibyo nibyo bihuza cyane kugira ngo tugere ku cyo tujya. Umunyu ntabwo ukora cyane? Umunyu urakora cyo kimwe, ariko ukora ari uko umuriro wabonetse. N'isukari n'ibindi bijya byose biza kuja mu mazi byateretswe no ku muriro. None utekereza ko iyi channel ko ifite isanyo n'ibintu by'imirire, utekereza ko ari ririhe zina muri ayo ngayo uvuzemo? Isukari nyine urumva, isukari iraza irarunga ibyamaze gukorwa. Yitwa Isukari Online TV, niho turi naho ngaho rero. Isukari ni ikintu umuntu akoresha kuva avutse kugeza ashaje. Iso, mama, papa, basogokuru, abana, buzukuru bose baba bakeneye isukari kandi barayikoresha. Rero hano turi ku isukari, tuguhaye ikaze cyane kugira ngo tubashe kuganira ibintu bikeya bishoboka. Hanyuma Nyamboneka ni muntu ki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe jewe novuga ko mfite imirimo myinshi. Mfite imirimo myinshi nkora. Ndi umumama wubatse ufite abana, ureberera abana. Mfite urugo rutahwa, mfite abanje nabyaye ku mubiri, mfite nabo nabyaye mu mwuka. Nawe urabatuzana mu rugo? Ngaho batubwira abo ngabo mu mwuka. Abo bana bo mu mwuka ni abaturanyi, ni abo dusengana, mbese abo dukorana umurimo w'Imana. Abo bose bafata nk'abana banjye. Yego. Hanyuma mu bushize nabonye mwafunguye channel ya YouTube mukoreraho. Nabonye mushiraho famille yanyu yose cyangwa se umuryango wawe n'umugabo wawe n'abana. Kiriya kintu ku bwawe ucakira gute? Ushobora kuba waragikoreshejwe n'umugabo akaba ari wowe ubishira hariya ko udashaka kugira ngo umuryango wose uje kuri YouTube ngo abantu bose babone umuryango ufite. Ku bwawe uzakira gute? Ku bwanje nzakira neza kubera ko ariya ni amashimwe yanje. Ariya ni amashimwe mfite ku mutima. Cyatumye nyashira hariya ni ukugira ngo nyatangarize n'abandi mbereke iby'Imana yankoreye. Hanyuma Nyamboneka, ikintu kikunezereza mu rugo kigutera umunezero ukabije hagati y'abana ndetse n'umugabo
niki nuko mbona twese turi amahoro dusangira akabisi n'agahiye dusabana twishimanye ibyo nibyo byishimo byanjye. akabisi weretse ukarya ryari? Akabisi nkajya buri munsi iyo ngashaka iyo ngashaka ndakarya. akabisi karaboneka? Karaboneka. Agahiye karaboneka. Agahiye nta kibazo. Akabisi niko narivuze batarinda guteka. Zose biri. Okay. Hanyuma rero topic yacu tugiye kuganiraho ni umwanya muto tugira cyo gusoza. Iyo wumva hirya no hino hari imiryango yatandukanye hagati y'umugabo cyangwa se hagati y'abashakanye, wowe uzakira gute? Nizihe mpano ushobora gutanga? Nzewe ko nobabwira ngo bihangane byaba bibi byaba byiza bazagera ku byiza. Burya ibintu byose abaswahili bazavuga ngo kila mwanzo ni mugumu. Iyo utarahura n'ibibi tuzi umenye ko hari ibyiza. Mbere banza uhure n'ibibi ubone kugera ku byiza byawe Imana yaguteguriye. Ntabwo Imana yakuremeye guhura n'ibibi gusa, hari aho uzogera ugahura n'ibyiza ukibagirwa bijya bibi waciyemo. Ku bwawe ni iki kintu utekereza gitandukanya ingo? Igitandukanye ingo birashoboka hagati y'abashakanye bari mu rukundo bakabana, swat ugasanga barabyaranye mwana umwe babiri, ariko bwaca ukumva ngo habaye imvururu babatandukanye cyangwa batandukanye, hari abasabye divorce, hari ababikoze binyuranye n'amategeko n'ubundi y'isi ntibanasabe niyo divorce, ariko ukumva ntibari kumwe. Utekereza ko ari iki cyane, ni iki kintu gitera ingo kugira ngo abantu batandukane? Akenshi biterwa n'ingeso. Iyo umugore ari umunyengeso, hari ahagera umugabo adashobora kumwihanganira. Cyangwa se nimba umugabo ari umunyengeso, umugore utazi kwihangana akagera ahabona kuko bidashobotse akamuta. Hari umuntu utekereza utagira ingeso? Nyine ntawe utagira ingeso, ariko ingeso zirarutana. Kandi kwihangana kurarutana. Hari igihe ashobora kunyihanganira muri za ngeso zanje kandi zikomeye zitari nziza, ariko akanyihanganira. Ubwo ngubwo afite kwihangana. Ariko hariho n'undi utokwihangana. Kenshi abantu bagiye udashobora kwihangana. Ariko umuntu wese wihanganye suko aba ari byiza cyane, ariko arihangana. Azagera kuco ashaka kugera. Agera kuco ashaka kuba yageraho hagati y'abashakanye. Hanyuma rero ku bwawe ni iki kintu ubona umugore adashobora kwihanganira? Hari ibintu bikorwa umugabo akora ibintu byinshi ariko avuga ati kico kiri too much, kirarenze ibintu ukora birarenze, aho bigeze ndumva natandukana nawe. Ni nkiki ku bwawe? Okay, nidushaka dufate nk'ubuzima bwawe. Ikintu wumva umugabo ntabikora, ariko ikintu wumva yokora ukumva kwihangana bizokugora niki? Cyane ikintu gishobora kuba no muta cyangwa iwakanda. Oya twavuze ku mugore. Ku mugore? Kuri wewe ari we nk'umugore, ikintu wumva yokora ntubashe kucihanganira bukaba byovuga ngo uramuta. Twebwe cyane abagore ntabwo tuza dufata imyanzuro cyane. Muzamuhubuka. Muzafata umwanzuro mutateganyije. Ntabwo ari uguhubuka. Noneho wewe uraguma nyine ukabyihorera ugasanga nkaho utabitwajije. Muri ya minsi kaguma kagenda utandukanye ubuzima bw'umugore wacu wa ruguru. Twebwe umugore wacu wa ruguru baramukubitaga bikagenda gute, ariko agapfira mu nzu. Ariko pour le moment ntabwo ariko bimeze. Sibyo? Uyu munsi umugore afite uruvugiro, habayeho birabyo uburinganire birazamuka. Ubu nyine umugore asigaye avugana n'umugabo. Kera umugabo yarazaga agapanga ibintu akagura ati urakora iki niki, nta kindi kintu we wongeraho. Ariko ubu siko bikimeze. Uza wireberaho habe nawe ubu zarahindutse. Mwicana n'umugabo kubera kuko uri umuntu mukuru kandi urugo n'urwanyu rwembi, ufite ibitekerezo mukabisangira. Ni iki kintu utekereza rero cyatuma udashobora kwihangana? Ikintu wumva yokora ukamubuza inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri yagisubira ukavuga ati iki kintu kirarenze sinshobora kucihanganira? Ikintu ntokwihanganira na Bibiliya iracemera ni ukunca inyuma.
mu gihe umugabo asohoka akaja hanze muri cya gihe turi kumwe numva no musiga cyangwa nyine nawe akansiga nawe cyo kimwe nuko no muca inyuma nawe akanda icyo nicyo cyane nje mbona ntokwihanganira ariko ibindi byose no kwihangana nyine nkaguma nkangeshangesha ariko icyo kintu ese nk'abantu babikora umugabo agaca umugore inyuma cyangwa umugore agaca umugabo inyuma akamwirukana yarangiza agasigara amuca inyuma batari kumwe wowe uzumva gute ahubwo ntabaga yaca inyuma none ko baramwirukanye ariko wamuziza wamara ukabikora wewe uwasigaye akaba ari we ubikora nkakwirukana namara kukwirukana cyo nguzijije namara ngasigara mbikora erega twembi ntabwo tuba tubikora wowe uzi ubikora nyine uraguma ukabikora nakubwiye jewe nakwirukanye ariko nkuzijije sibyo nagufatiye mu cyaha ndakwirukanye sibyo narangize hagiye maze kugenda naje nkabikora ntumbona ariko ndabikoze cyagihe ujya muntu aba yakoze iki taca aba yakoze byose ni ubusa uko ni nkaho nyine aba yarakwirukaniye ubusa aba yaranyirukaniye ubusa ni ukuvuga ngo agomba kukwirukana yamara akizigama akifata akazabishyira mu muco nyine akabyerekana nyine kuko wowe uravuga ngo agashakaga we ndi yoshaka yongarura ari umuntu ufite umutima mwiza yakugarura ugifite yongarura cyangwa atangaruye akavuga ati ingeso ni ingeso akifata yamara akazo nimba yoshaka ariko yoshaka kubera kuko ariko bibiri ntabwo yemera bibiri zivuga ngo ikintu kigomba gutandukanya abashakanye ni ubusambanyi ariko nimba wirukanye umuntu kubera kuko wamufatiye muri izo ngeso sibyo ugomba kwihangana kuzogeza apfuye iwe apfuye wewe wa wundi wirukanye kugeza apfuye ukabona gushaka undi mugore wowe ati wapfa mbere ye wowe upfuye wowe ugishatse se wewe ntubuze igihe azopfira ugomba gushaka udafite kuzamugarura ugomba gushaka kuko hari igihe yopfa hari n'igihe we wopfa muri cya gihe upfuye udashatse kandi waramwirukanye n'imana ntiyo kwakira kuko warapfuye warasenye wo kwiregera kuko birakubwira ko ari inyandiko yanditse hano muri Bible havuga kuko igitandukanye umugore n'umugabo ari cyo ngicyo hanyuma ndakwirukanye tegereje kupfa wamara ngapfa mbere yawe wowe imba nkuribe ugasigara ushaka sibyo ariko njewe ntibivuga ngo ubwo napfuye ndashatse kandi ngo twarasenye urwo rugo kandi bite ari wowe bizaturutseho usinzoje mu ijuru genda ariko tibyemewe gusenya ni ugusenya wasenya uba wasenya kandi washatse naho uba uri ikivunja uzi gushaka umuntu kandi ufite uwundi uba uri ikivunja bibiriya ntikwemera wogenda ariko tibyemewe gusa nyine iby'ubu niko bimeze kera ntibagaze abashaka umugore warashatse abagore babiri umwe agapfa wagaze usubirana ujye wari warashatse ariko adapfuye nubwo wa wundi atabyaye wagaze ugumana wa wundi ujye washatse akabyara akaba ari we ucagura yego ibibazo bibiri hanyuma tuje kugera ku musozo ibibazo bibiri nje kukubaza hanyuma tuje kugera ku musozo ikintu cya mbere kigutera ubwoba mu buzima niki ni icyaha icyaha ukoze cyangwa icyaha undi muntu yakoze icyaha nakoze kuko gica undi yakoze sinokimenya habe nubwo nokimenya sinogiha umwanya ariko icyo nakoze nje kirantera ubwoba kuko icyaha kirica yazimiye umwe kera gahagiyemo bibiri waravuze ko ikintu kigutera ubwoba ari icyaha yego
ikintu cya kabiri ikintu cya kabiri mu buzima busanzwe ni iki kintu ukunda kuruta ibindi? Nkunda mvuge kimwe gusa, kimwe cyonyine? ni byinshi nkunda, kimwe ariko nyine kiza ku isonga y'ibindi. ariko cyane cyane cyo nkunda umuryango. Nkunda umuryango, ngakunda n'Imana. Yego. Aha, murakoze cyane. Twari kumwe na mama Apostle Gikwerere, niwe watuganirizaga tubwira byinshi bijanye n'ingo, avuga hejuru y'abashakanye ko batagomba gutandukana, kandi ikintu gikomeye gishobora gutandukanya abantu baba bashakanye ari ugucana inyuma. Hanyuma avuga ko kwihangana ariko kubatse urugo ugomba kwihangana, ukihanganira ibintu byinshi bibera mu ngo iminsi yose. Ndagusaba gukora subscribe ndetse na share na comment kugira ngo ibiganiro byacu uzubibonera ku mwanya igihe icyo ari cyo cyose. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Muza